umushoramari mwiza, yavamo umworozi, yavamo buri kimwe, agatera imbere ku giti cye, agateza imbere umuryango we, akanateza imbere igihugu cye cyangwa isi yose muri rusange. hari indirimbo ebyiri bashije kwibuka igihe bavuga by'ikaramu, imwe ni y'umuhanzi nakundaga cyane ariko sinyumva kenshi mwaramwumvise, yaringiye ku ikaramu ayise ikaramu ni diplomate ya ikaramu ndayigutuye cyangwa kiri ikaramu ndayigutuye wifatiye icyo natemo ni ikaramu ariko urakoze cyane n'ubu ndacyari ku mahirwe. Urakoze cyane kwiyo hari ukiri kwiyo kintu reka Isaac maze nk'ubutaka karimbo bajyaga barimba kera burya abantu babasunitse imyaka kandi bari ngo umurimo ni uguhinga ibindi nama wese urayizi cyane umurimo ni uguhinga umurimo ubindi nama yerwe umurimo yewe umurimo no tukurime ubwo surucabana buriya rero iyo byitegereje neza muri twakwiye kuba tunahirira. Twongeye gusuhuza mwese abakunzi kandi bahora bakurikirana Abobirimo TV. Uyu mugoroba nk'uko bisanzwe iteka kandi nk'uko nanaye basezeranije nabazaniye babagabo beza n'abagore beza cyane bafite ibitekerezo ku nsanganyamatsiko imwe ikomeje gutera abantu benshi urujijo, benshi bemera abandi bagahakana, bavuga yuko irobo uko twabivuze mu biganiro byabanjirije iki ngiki kwirobo ry'amahirwe riruta cyane aka kantu kitwa cyane twakamuje kubaca umurongo ikiro cy'ubwenge. Aha rero abatumirwa bacu n'abandi mwari muri kumwe muramubona Madame Christine, Bwana Felicien, Madame Mutamba na Monsieur cyangwa Bwana Isaac, nkuko twari turi kumwe mu biganiro bitandukanye bishize bafite ibyo basobanura. Reka uyu munsi babanze babasuhuze twongere twanzike tujyane mu iki kiganiro. Turabasuje cyane abadukurikiye. Reka mbikiririze murakoze cyane ndabona mukeye mwambaye neza mufite gahunda kabisa. Christine makuru mumeze neza rwose biteguye kuganirira abanyarwanda n'abumva Kinyarwanda bose. Bwana Felicien umeze ute kandi wabwira iki abakurikira Abobirimo TV? No kubabwira gusa ngo baduhozeho amaso n'amatwi bumve ibyo tubateganyiriza byiza cyane biryoshye, baduhe comment igihe bafite icyo bumva bashaka ko tuganiraho cyangwa ari ubwunganizi kugira ngo dukomeze twese duteranye ingabo mu bitugu. Urakoze cyane. Jacqueline umeze neza? Ushize mu kiganiro batugiriye twari mu makomantere twabonye hari abantu bakwise Mukasine nyuma ya Mutamba Jacqueline. Ako kazina ukakiriye gute? N'ubusanzwe niko banyita akazina k'ubwana. Basanzwe bari kwita rero cyangwa umuntu adoya komantere umusanzwe mu biseranyeho Rusine. Sine. Ubwo bashyizeho kamuka wasanga yenda papa w'abana nawe yitwa Rusine. Bijyaniranye na po. Isaac hari abantu benshi bagushuhuje ese nta kantu wabatereramo? Bavuga abantu bavuga ngo wabamenamo kubatamo ndabakunda cyane kandi bahoza ku mutima kuko nabo banzirikana abankurikira bakunda ibiganiro byanjye by'umwihariko muri inshuti zanjye z'akadasohoka. Yego ngo umugabo yaravuze ngo wikanira umugisha w'undukanya mumbare bari kumva ari kuvuga ikinyarwanda cyandagaye ntabwo narezwe nabi ariko rimwe na rimwe hari igihe duhamagara imbwa mu mazina yazo iyo twanga yuko ni ikinyarwanda. Yego hanyuma twavuga rero ku kiro cy'ubwenge abarezi n'irobo kimwe cya kane cya kiro n'irobo ry'amahirwe. Abamwe bakavuga ati rwose ndetse ngira ngo Jacqueline na Isaac nibo bavugaga bati amahirwe hejuru. Felicien na Christine nabo bati wapa ubwenge hejuru, ikaramu ntigasaze ntigatsindwe, kuraza amaguru mwibasi ntibikaveho. Reka twanzikire kuri Christine yongera tubwire noneho. Christine nabwiye ko nzaguhuza
na Jacqueline hanyuma na Felicien nkamuhuza na Isaac mbese mwese tugahurira hamwe nagize amahirwe yo kumva ikiganiro kimwe muri aba sinzi barabyumvise wumvise babivuga rwose numvise batsinzwe oya nahise numva ari iminota 2 itarenga 2 tukabagaragura tukabereka nabo ahubwo ejo bakajya kwiga ariko se ubundi ntibize bakwiga batakwiga icyo nakundi leta y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda nuko bafite imyaka 3 5 kugeza kuri 70 aho utabakibashiriza kujya kwicara bakwemera ku ishuri kera twe twajyaga kwiga babanzaga gufata akaboko bakakazungurutsa kakaryo utakora ku gutwi nibivemo uyu munsi rero uriga byanze bikunze upfa kuba gusa ufite ubushake hanyuma reka nanzikire kuri mushiki wacu Madame Christine uti Ikaramu hejuru iby'amahirwe biza nyuma nta n'uwabyizigira tubwire rero cyane ntabwo ndi bwivuguruze nk'uko nabivuze ubushize Ikaramu hejuru ihabwa icyubahiro Ikaramu nk'uko nabivuze ubushize hari abahanga tugenda twumva kandi tukabigiraho yego ushize nababwiye ko hari umuhanga wavuze ngo education opens all doors vraiment kabiri hari undi muhanga bita Nelson Mandela nawe yaravuze ati education is a powerful weapon that can be used to change the world yego which means bivuze yuko kwiga cyangwa se ikaramu reka nkoresha iyo terime y'ikaramu ngendeye ku ikaramu ikaramu yahindura ibintu byinshi umuntu wize yahindura ibintu byinshi umuntu wize yakora ibintu byinshi bitandukanye yavamo umuyobozi mwiza yavamo mushoramari mwiza yavamo umworozi yavamo buri kimwe agatera imbere ku giti cye agateza imbere umuryango we akanateza imbere igihugu cye cyangwa isi yose muri rusange hari indirimbo ebyiri bashije kwibuka igihe bavuga by'ikaramu imwe n'iy'umuhanzi nakundaga cyane ariko sinyumva kenshi ndaye mwaramwumvise yaringiye ku ikaramu ayise Ikaramu ni diplomate ya Ikaramu ndayigutuye wifatiye icyo natuyemo ni Ikaramu ariko umunyamakuru ndakeka ikiganiro turi kugisoza indirimbo yose ntabwo diplomate ari ikiganiro hano indirimbo yose yarashise iratambuka afatamo Ikaramu uko ayigutuza fatiraho niba ari cyo ushaka kuvuga uvuge hanyuma ureke mutambure ngo aragutambana natwe twabaririmbira ruta inka mu Rwanda uramutse woroye ari w'amahirwe yawe ari kuki utatera imbere bikuyeho n'umuntu wize yorora reka dusangire ijambo Madame Mutamba reka twumve Felicien nawe niba yunganira nk'uko yahoze avuga atera intera imwe na Christine twumve yuko ariko ateramo hanyuma namwe mutegure uruhande rwanyu tuzamura ibitekerezo nge ndumva ahubwo yego aho nari mpagaze ntabwo nahinduye ahubwo nagira ngo aba bantu batubwire ikinyuranye n'ibyo wafashe ntiwafashe ku Ikaramu nyine uyidutuye ntabwo naje kubavugira ariko nanagushimiye ariko iyo ntabwo ari ruswa mu kiganiro niba indirimbo zifite nyinshi nagira ngo rivuze muri iki kiganiro iyo ni ruswa mu kiganiro wowe kandi ibyawe sobanura ibyawe umunyamakuru nawe afite uruhande rwahagazemo ariko nujya gushaka umunyamakuru ya ntero bajya bavuga ngo aseke makuzadi reka tubaye ijambo jewe muri nabisoje urakoze cyane utangiye kumfasha n'akazi ko gutanga uruvugiro bwa Madame Mutamba mwongeye kwirwa kandi batubwiye Ikaramu barayitatura bayigira igitangaza nyamara ibyo wambwiye ubushize bavuga amahirwe ari hejuru watanze ingero nyinshi zifatika hari n'izindi hari wungutse mo hagati mu gihe gishize wongera twibutse bya bindi maze twumve yuko ntacyo ari burenzeho koko murakoze cyane aho utangiye uvuga ngo bafashe Ikaramu barayitaka barayikesha yego ndakeka ugiye kuguha urugero yego umwana w'umuntu ntabwo umubyara ukamukunda cyane ukamwitaho bushoboka cyane pe buriya rero impamvu nabo bitaye ku Ikaramu ni rwo ruhande bahagaze nicyo bazi ariko nanjye niteguye gutaka
icyo mu kiganiro bwa mbere natanze nawe nujya kwitegereza uvuga uti mutamba ko karagitatse arakinogereje kera hari ibintu iwacu mu muco wa Nyagatare twagiraga ntabwo twari dufite umuco wo ntabwo twagiraga sima numva ngo babyita ngo gupavoma ngo nuba ari gukarangira gukarangira twebwe ntabwo twabyitaga gukarangira twabyitaga kumara bafataga amase tukamara nyine tukamara muri sa gukurungira twabyitaga ngo gukurungira ahubwo twabyitaga kumara rero iyo washakaga kugira ngo inzu yawe ise neza nk'uko ubu ngubu dutera amarangi tugashyiramo amasima tugashyiramo amakaro twebwe igihe cyaba noheli ikintu cyakubwira ko umubyeyi afite umukobwa rero igihe cya noheli washyikaga mu rugo ugasanga twaraye tumara hasi amase twagira ibintu byo twitaga igishonyi n'ingwa noneho ingwa tukayishyira hejuru tugashyiraho akandi kabara ngira ngo ubu ngubu ni purenti babyita purenti tugashyiramo akabara munsi k'umukara tugashyiramo n'umuhondo y'icyo gishonyi igihe cya noheli bakuru bacu bavaga i Kigali barazaga bagasanga inzu isa neza bakabati kwe twabikoze gutyo rero nanjye points zanjye ngiye kuzikurungira cyangwa ngiye kuzimara ku buryo nakamaramaza ngiye kuzimara tumaramara kawa Burundi naho rwose ngenda ndavuga ngo mbere nk'uko nabivuze mu buzima ibyo twakwikora byose ibyo wakwigira byose udafite amahirwe zero ni zero wakwiga utakwiga byose ikibiherekeza ni amahirwe kandi ikintu cyiza amahirwe ntabwo tuyagura ngo tujye dutanga amafaranga tuyagura iyo usanga amahirwe turayagura abiga bandi biga nibo bakaba baturusha baba barishyuye menshi pe very good ariko amahirwe ntabwo tuyagura Imana irayaguhereza sibyo ari byo bushize navugaga ngo ushobora gufata umwana ukamujyana ku ishuri ukeneye ko azavamo uwo wifuza kandi twese nyine wiga cyangwa ukora cyane kugira ngo uzabone amafaranga ariko ntibikunde bitewe n'uko aya mahirwe utayafite kandi n'ubundi nakubwiye ngo amahirwe tubaye duyahabwa n'ababyeyi nta muntu muri iyi si keretse udafite umubyeyi nta muntu muri iyi si ufite umubyeyi akabura amahirwe ariko tuyahabwa n'Imana ibyo dukora byose rero ari byiza abangaba bose bavuze yego nabumvishije ariko ndashaka kubongeraho akantu ko kuvuga ngo ibyo byose babikoze badafite amahirwe ntacyo byaba bivuze urakoze cyane n'ubu ndacyari ku mahirwe urakoze cyane k'iyo hari ukiri kw'iyo kintu reka Isaac maze nkibutsa aka karimbo bajyaga barimba kera burya abantu babasunitse imyaka kandi bari ngo umurimo ni uguhinga ibindi ni amahirwe ese urayizi cyane umurimo ni uguhinga umurimo ibindi ni amahirwe umurimo warugariwe ngwino tukurime ubwo si urucabana buriya rero iyo ubyitegereje neza muri twakwiye kuba tunahiniraho kubera yuko umuntu we urakoze cyane umunyamakuru arakoze cyane ariko ko ntabwo ndi kubavugira mutanga ibitekerezo byanyu ngende kubaha done data gusa kugira ngo muzamure ibitekerezo byanyu urakoze cyane iyo tugiye mu kugereranya ubwenge njye nabufashe nka bwa bundi nyine twohereje abana ku ishuri bagenda bakagera ku ishuri ugahita utekereza yuko ugatekereza ko umwana yagize ubwenge kubera ko yagiye ku ishuri ariko ibyo ngibyo njye ntabwo ari byo mpamahirwe ahubwo icyo mpamahirwe reka duhere kuri icyo ngicyo cy'isuka cy'uko umurimo ari uguhinga umuntu wese yaba uwo wize yaba utarize akenera kurya kandi kurya biva mu kuba umuntu yahinze uko guhinga nuko korora nibyo byose bitanga umusaruro dukenera buri wese nta bwenge budasanzwe bisaba ntabwo bisaba kuba umuntu yagiye ku ishuri kuko umuntu wese ashobora gufata isuka akagenda agahinga kandi bikera icya kabiri iyo nitegereje mu buzima busanzwe hano hanze usanga hari abacuruzi bameze neza twifuza kumera nkabo ugasanga umuntu wize iyo abarebye yinjiye nko mu iduka rye aranungunika wareba wenda ibyo yagezeho ukabona rwose birahari kandi birafatika wabaze amashuri yize ugasanga rimwe na rimwe n'inyandiko ye ntiyaranje na primaire ni igisharabiya ntabwo wamenya ari ibiki iyo ngeze aho ngaho rero ndavuga nti amahirwe aruta amashuri kubera ko ngiye byose mbihuza n'uburyo bw'imibereho niba umuntu yagize amahirwe akagira umurongo w'ubuzima uhamye ntekereza yuko ibyo ngibyo bihagije kuruta kuvuga ngo umuntu aragiye ngo yiteretse ku ishuri aje avuga
za good morning ziraho ashaka kurisha ngo bisobanure ko ngo yagize ubwenge kandi rimwe na rimwe nureba usange nta nicyo binamumariye mu buzima busanzwe. Umunyamakuru ndimo rwose ndashyuguma nta kibazo reka tuguhe uruvugiro fesiye ariko iryavuze ngira ngo waryumvise naryo amahirwe n'amashuri asanga amahirwe ngo ari hejuru niryo rimpagurukije ko ntago nakwemera gutesha agaciro imbaraga. Muzi ko mwe muri no kwitiranya mukeka kuri umucuruzi wacuruje akagira ibintu amafaranga n'ibiki ari amahirwe none iyo nitesha agaciro muzi imbaraga amajoro barara bakurikiranye business zabo bakora. Muravuze amahirwe ni iki? Buretse hari indirimbo mu kinyarwanda turirimba mahirwe yanjye ni ukuvuga iki rero amahirwe aranakomeza ngo yasabye umukobwa ngo abandi baranze ngo baramumwiba. Ni ukuvuga ngo hari eforo cyangwa se imbaraga yashyizemo mu gusaba umukobwa ariko amahirwe ntiyamusekera baramumutwara. Ntabwo bivuze ngo yaricaye arategereza amahirwe aramusanga. Buretse bari abacuruzi bafite amafaranga barara amajoro bakora. Mwigira abantu abanebwe rero ngo mubabwire ngo kuko ngo yabonye amafaranga ngo amahirwe ariko bwana Felicien utaza kwitiranya ibintu uri ku ruhande rw'ikaramu sibyo? Ntabwo biri muvuga ko utari mu kwiga abategereje amahirwe ntabwo ari byo ngewe ndi kuvuga. Utari kwiga bari gukora niba atari we n'umugenzi wawe hari ubavuze yuko icyo uzaba ngo ntawe kigutegereza ntawe umugisha ukwiruka urumva nimwe mwamwe icyo kintu warakimbajije ndetse nkubwira yuko ahantu gihagaze uragishakisha ukagerayo mpaka ukibonye. Iyo rero izo mbaraga uri gukoresha kugira ngo ujye gushaka ayo mahirwe yawe sibyo? Ntibivuga kwiga gusa. Nutajya kwiga urarara amajoro urashaka ifumbire niba uri mu guhinga. Iyo mirimo yose iri gukora biri ku rwego rumwe no kwiga. Icyo nita amahirwe ni uko nakwicara ahantu nkavuga ati amahirwe yanjye ejo azaza, ariko niba nakoze ndi kuyashaka ni kimwe na wa munyeshuri wagiye kwiga. Ugereje aho ngaho ngira ngo ndumva mutamba urakoze bwana Burengo. urakoze nawe mpamya yuko bwana Felicien yatwumvishe nabi. mufashe kugeza ubu ngubu twebwe amahirwe n'ubwenge barasa nkaho bavuga bwa bwenge bwo dukura mu ishuri. Mu kiganiro ubushize natanze navuze yuko nashishikarije ababyeyi ko bakwiriye gufata abana bakabajyana ku ishuri, ariko nanone ntibabimpa ubushobozi bwo kujya muri ka kazi kabaviramo amahirwe. Bisobanuye yuko njye ntabwo navuze ngo utegereje amahirwe ngo nabe umunebwe ariko navuze njyewe navuze wa muntu uvuga ngo umwana wanjye azabona imibereho myiza kubera ko yafashe ikaramu akandika, akajya kaminuza, akajya basogondera, akajya kaminuza, akajya mbese akabyumva ko kujya kwiga bisobanuye ku imibereho myiza ibintu byakemutse. Ntabwo nigeze mpakana ko umubyeyi cyangwa umubyeyi adashobora kwankirija umwana gukora ariho hava amahirwe. Kimwe nk'uko Mr Felicien yaravuze ngo bariya abacuruzi twe tubona tukavuga ngo bagize amahirwe ntabwo bize, ngo ubuze uburyo barara bakora. Of course tubizi ko barara bakora, kandi nuko twavuze yuko ushaka uwo mugisha cyangwa uvuga ko umugisha ari cyo kintu kiri hejuru agomba kwicara ngo umugisha awutegereze, agomba gukora. Njye icyo navuze nahakanye ntabwo wize ari we kampara. None se uwagiye kwiga abatandukanye n'amahirwe we nta mahirwe yagira. Uretse kutubaza ahubwo dusubize ku cyo kintu wamaze ko none agusobanuriye Madame Mutamba agusobanuriye ingingo bavuze nuko bayivuze. Wowe urabyumva gute kugira ngo cyane muri rwa ruhande rwo kudefana jewe ry'ikaramu ikaramu ni kamara uko nanabivuze ni ukuvuga kuko ntazi aho amahirwe anyura. Yego uwize ufite ikaramu wakurikiye ikaramu amahirwe rwose aramutegereje. Utarize ariko ubundi habaho ubumenyi hakabaho n'ubwenge. Nuvuga ngo wa wundi wagize
amahirwe yo kujya ku ishuri nayo ni amahirwe kuko hari ubishaka akabibura nujya ku ishuri ugakurikirana urabona ubwenge ku ishuri baduha ubwenge sibyo kuryoshya ibintu tuzi noneho baduha ubumenyi merci baduha ubumenyi ubwenge buravukana noneho rero njyewe icyo ntari kwemeranywa n'aba bagenzi banjye nukumva ko niba nakurikiye ikaramu nagiye gushaka ubwenge hejuru ubumenyi mfite ugiye gushaka ubumenyi hejuru y'ubwenge ufite ubwenge buravukana ugiye gushaka ubumenyi ngiye gushaka ubumenyi ku ishuri ubwenge ndabufite noneho hari undi utagiye ku ishuri wagize igihe nawe yagize amahirwe yo gukoresha bwa bwenge afite sibyo nuvuga ngo za mpande zombi amahirwe ashobora guhura nabo nzagira amahirwe ninjya ku ishuri ibyo nize bibwire nsohoke mpite mbona akazi keza kampa amafaranga menshi nyobore sosiyete nyigirire akamaro ayo ni amahirwe mu nzira nanyuzemo y'ikaramu na wa wundi wagiye gukoresha ubwenge bwe nagira amahirwe none se ntabacuruza bagahomba bakava no ku isoko amahirwe rero hose arahari icyo mvuga uretse nkundira ndaza kuko umwanya wo kwanzura numve na madame Christine kwicyo avuga icyo ngicyo ubundi bafite ikibazo kimwe buretse ku ruhande tugasoza murakoze cyane abagenzi banjye turi kumwe hari ikintu nshaka kubibutsa ahangaha buriya umuntu wagiye ku ishuri cyangwa umuntu wagiye ku ishuri hari ibintu bitatu yunguka icya mbere harimo ubwenge kabiri harimo ubumenyi na ya mahirwe yigerekaho mwahoze murimo muvuga ahangaha naho ariko hari n'ibyatakariza ese yagiye kuyakura ku ishuri niho bayatanga hari n'ibyatakariza ayo mahirwe yagiye kuyakura ku ishuri niho bayatanga arabufite ubwenge arabufite na ya mahirwe murimo muvuga nawe arayafite uretse twumva ibitekerezo bya Christine hanyuma turaje tuguranye agenda cyashimangira ko ikaramu rwose hejuru ntabwo icyubahiro hejuru aho ngaho cyane mutamba murakoze cyane yego hari ikintu madamu Christine yaravuze ngo umuntu ujya ku ishuri ngabo akuraho ibintu bitatu ubwenge ubumenyi n'amahirwe ikintu nemeranya nacyo akurayo ni ubumenyi bwonyine ubwenge Imana iba yarabuguhaye bwose urabuvukana ujya gukurayo ubumenyi wenda n'amahirwe wazagira amahirwe nk'uko tubivuga ukayabona ariko ntabwo ari ibyo ukurayo please ntabwo ari ibyo ukurayo ubumenyi bwonyine kandi ashaka kukubwira ko abakire bari hanze ahangaha ubwenge barabufite ubumenyi bagenda bakura hirya no hino n'urujya rw'abantu yego n'ayo mahirwe barayafite ndashaka kukubaza nk'ubu ngubu urabona ko iterambere ryaje ryantuza n'urugero kangubwira nk'ubu ababyeyi bacu ntabwo bazi gusoma ariko turabagura simati uri kubona ko uretse twumvikane yego ati umwana wanjye arampamagaye urumva agashyira ku gutwi ntabwo yagiye kubyiga ubyibuke ariko arabizi ntabwo yagiye kubyiga aricyo nshaka kukubwira ko ubumenyi utabukura mu ishuri sibyo uwo mubyeyi ko atarikandagiyemo ibyo yabikuye he ikindi cya kabiri itonde nanzure nababwiye ngo nanzura ngo waba wagiye utaragiye ku ishuri ayo mahirwe arayafite nk'uko Imana ibutanga nk'uko nawe wayabona ayo mahirwe wize nawe arayafite ikintu ushatse kuvuga ni uko wambwiye ngo bagiye gushaka ibintu bitatu njye nakubwiye ko bashaka kimwe cyonyine kimwe cyonyine nicyo bashaka reka soze rero uwo wagiriye amahirwe mu bucuruzi n'ibyo ngibyo arabifite urakoze cyane reka Isaac ntibagirwe yangirwa rugiye kuvugaho Isaac nawe ushaka kongeraho sinzi niba ndi bugaruke cyane bagiye gusoza ariko numvaga ibitekerezo bitangiye kuza kandi byafasha muri rusange igice turakigira icya mbere ibyo bitekerezo murabikomeza ariko banza utange icyo ugiye gutanga icyo nagiye gutanga ni uko nari bwunganire mugenzi wanjye mvuga ko bura kujya ku ishuri
ariko uzi nko kugira ngo umuntu ajye ku ishuri azabone diplome igihe aba atakarije yo ni cyinshi cyane nyamara wakurikiye gutegereza gushakisha aya mahirwe kuko amahirwe hari ibindi byinshi yashakishirizamo hanze y'ishuri usanga yarageze kuri byinshi cyane bavuga ngo rero nubwo yenda ashobora kunguka ubumenyi ku ishuri ariko aba yaratakarije n'igihe rimwe na rimwe none diplome hakuye ugasanga nta n'icyo namugejejeho mu bisanzwe ariko nanone ntago ndi bukomeze ngo ndemarire aho ngaho iyo nitegereje nkunda kuganira n'abantu bakuze ubona hari n'urwego bagezeho mu by'ubuzima ugasanga umuntu ni umucuruzi rwose pe utumiza n'ibintu Dubai ariko ugasanga afashe wa mwana wanyuze ku ntebe y'ishuri kandi ati shangwe no nkwereke akagira utuntu amusaba agira gute amufasha amusobanurira noneho ikindi kintangaza cy'ishuri wagira ngo ririmo rukuruzi cyangwa se harimo ikindi kintu gituma abantu barikunda kurutaho usanga wa muntu imitungo yose yageraho urwego rwose yaba ariho rw'iterambere ariko umwana atarajya ku ishuri wumva ku kantu kamurya kamushorogotora ahantu ati rwose umwana wanjye kuba atari nawe ukumva afite agahinda kuko atize bigaragara ko kwiga ni ingenzi uko twagerageza amahirwe uko byagenda gute ariko ku ishuri nawe kubahwa muri make ndumva Christine na Felicien ku bwa Isaac ku ruhande rumwe uri busozo bashimiye nka 80% nubwo ntari bwirengagiza amahirwe ko amahirwe ushobora no kugusanga mu ishyamba kigenda ukibera nk'umuntu ariko ugasanga urundi rwego wageze ariko agahinda uzagira kuko ya mahirwe asanze utarize azaguherekeza kugera ushaje ndumva ngiye kuza mwino nzira kabanze numve n'irya nyuma rya Mutamba ari wabanje ukampira usabye ahabwe reka twaze twakire Felicien ndashimira Isaac ku gitekerezo 80 ni distinct oya ntago byananiye nuko nabahaye rugari ariko bisoje neza nari ndimo mvuga bari batanze ntiziyo telefone batanze urugero rw'umukecuru ngo ugira gutya tu agahamagara ariko siyo tutagira umuntu wagiye ku ishuri telefone tuba tuyifite iyi telefone yakozwe n'umuntu wagiye kwiga kuvuga ngo hari akamaro kanini umuntu wize afitiye sosiyete ariko ntitwakwirengagiza na wa wundi wagize amahirwe nawe akazanira sosiyete umumaro ariko bose barakeneranye ariko ukiri kwicyo ibyo abize bamariye sosiyete ibyo biragaragara ni byinshi ariko se bo ubwabo bimariye iki niho turi iyo ugeranije abize n'icyo bimariye n'abatarize bigiriye amahirwe nabo n'icyo bimariye niho ruzinginga nicyo twari turimo tubaransinga dupezanya aka kamwanya sinzi niba abizi Imana izabijyanira kuko bafasha abantu bayo kubaho wakoze telefone ntabwo ari we wabonye amafaranga menshi amutunga uwo yayikoreye no muri bizinesi umutekinisiye ukora buri munsi si ubona amafaranga menshi kuruta nyiri bizinesi ariko nyiri bizinesi ntabwo yahagarara hariya ngo yemarare donc atesha agaciro uruhare rwa wa mutekinisiye we umukorera sibyo ariko nanone rero niba nyiri gukoresha umuntu muri business atavuga ngo uriya mutekinisiye afite uruhare rutoya mu byo nagezeho jewe ndinde wo kuvuga ngo wa muntu wakurikiranye ikaramu ngo kubera ngo amahirwe mbese nkashaka ko oya ikaramu ku bwawe iracyari hejuru turacyabivura ni tik ahubwo mugende mubwire no mu mudugudu umwana utaragiye ku ishuri ejo tumujyane agere ku ishuri agende mumuhereze ubumenyi agende yiga umwana bari guta wagiye ku ishuri agirire sosiyete akamaro wenda nawe buhoro sosiyete izamwibuka cyangwa mutamba komera ndabona wagira ngo mugenzi wasa n'uwakugambaniye ese ikiganiro cye wari wamaze kukireba wumva ukuntu ashyigikira uza utera murye ariko aravuga uyu munsi aravuga ati wapi rwose IKIRO dore bikakaye dore ikifite umugisha hose azamuye ikamba kigera kuri 80 amahirwe yakubita 20 urakoze cyane nanjye ntabwo ndi ikinane mu bandi witangira kwishima igihe cyo nshaka kuvuga bajya bavuga ngo ababurana babiri aba harimo ntago kubona ibiganiro bya mbere natanze naravuga ku mahirwe ntago nshatse kuvuga ko amahirwe n'uwiza atayagira
yayagira. Kandi buriya tugiye no kwitegereza ahanini ngewe niko mbibona, ahanini umuntu wize n'utarize, waba ufite amafaranga waba utayafite, umuntu wize atandukanye n'utarize. Kandi ni nayo mpamvu bavuze ngo kwiga ntabwo ngenda umushakashatsi cyane sinzi ugiye kwagura ijambo kwiga ibyo niyo wajya kurirangiza ririmo kuguheza inzira ugomba kwerekeramo. Kwiga ntabwo nabikobeje, ariko ngiye cyo mpagararaho, mubyeyi wivuga ngo mwana wanjye genda wige gusa, wowe ukora icyo kwiga gusa ugenda udamara wowe wandike ibindi bizizana. Niba umwana agiye ku ishuri, mubyeyi mushishikarize no gukora n'akandi kantu, aribyo byane twavuga ngo n'uwakwikorera atarize yabona amahirwe. Iga kuko nicyo cya mbere, ariko ushyireho aribyo byane bavuga ngo wacuruje, ngo none se ngo wacuruje ngo uguzi ku intambara rwa nazo. Kwiga ni sawa, nanjye ndabikora, nanjye narize, nanjye ndabishishikariza buri muntu wese, ariko mwana kwiga kandi n'uwiga ye kwiga na kamwe cyane, ye kwiga na kamwe. Na perezida yaratubwiye ngo nyuma y'amashuri tujye twihangira imirimo, ariyo rimwe na rimwe ushobora kuduheza amahirwe se ko itanu. Arakoze cyane Mutama, ariko ubwo nanjye nagarutse ku ruhare runini ku ikaramu ikomeje kuyobora. Turaza kwigurira akantu twanzure rero kuri Izake, ubundi mbashimire cyane. Urakoze cyane. Kwisubiraho se ko mbona ari kugira ngo ntabwo nisubiraho kubera ko ibiganiro byose nabikoze nabiteguye kandi mfite gahunda. Ariko tunasoza kino ahubwo twibaze ngo dusanze ari uwize ari n'utarize, amahirwe bombi barayanganya kubera ko amahirwe atangwa n'Imana. Ariko turebe muri ba bantu babiri, uwagize amahirwe uwahuye n'amahirwe yarize n'uwahuye n'amahirwe atarize, umuntu ufite amahirwe aryoshye ninde? Hanyuma ikibazo tuzagisubiza muri comment aho bagisubiza. Nta n'ikindi kintu bavuga mu Kinyarwanda ngo imboga zibona abana. Hari igihe ubona amahirwe ukayitesha, ukuri abatisha imboga zibona abana. Ariko ubundi imboga zibona abana gute? Cyane n'abana babona imboga zigira uvuga naho tuzaganiraho ukuntu imboga zibona abana, ubwo tuzamenya imboga ni izihe, abana ni izihe, zibabona gute. Ababona amahirwe ntibabyaza umusaruro. Rero tugaruke tubwire abanyarwanda badukurikiye, ababyeyi bafite abana, ejo ibigo bimwe na bimwe bizatangira agerageza amahirwe ari ku ishuri, arangije muri twonkome n'amahirwe yagize, akana amahirwe yo kujya mu buzima busanzwe, nagene nayo abyaze umusaruro, ejo tudavugirwaho yuko imboga zibona abana. Naho ubundi Uwiteka reka muhanda ikiganza mwifurizanya amahirwe. Ndashaka ko no guha umukoro abana bagiye kwiga, ndashaka ko bajya kwiga ariko bakiga no kwigana. Kwiga n'ubundi ni ukwigana, ariko kwiga n'ubundi ni ukwigana. Arumva agomba kwandikisha ikaramu gusa, akirengagiza kwigana n'ibiri hanze y'ikigo. Kandi ubuzima bajye bigana ibyo mwarimu akora. Bya bindi Mutamba yararambuye, iyo havuzwe ijambo ryitwa kwiga wumvamo ikintu kigari cyane. Ntabwo kwiga ari imbere ya mwarimu gusa cyangwa mu ishuri gusa, ubuzima bwose turimo mu ishuri. Abagenda najya agera n'imbere y'umushoferi umutwaye ajye yigana, najya imbere y'ucuruza yigana. None se twanzure duti kuko irobo ry'amahirwe riruta ikiro cy'ubwenge, cyangwa ni birapezanya, biranganya, birabaransa, birajyanirana, ntago bisigana n'imbiri ibintu bijyana kimwe. Ntago wakurikira kimwe ngo usige ikindi, kandi icyo ukiyemo cyose Uwiteka niho aguhera yaguhereye umugisha. Ababyeyi bagatanga umugisha, namwe mbasaba umugisha ku Mana mu byo mukora byose, mugira amahirwe, kandi abana murera mubifuriza amahirwe masa, mubaraga ibyiza byose. Buriya rero uyo wanzanye mu kiganiro ntabwo nshaka kugenda nsigaranya akantu. Ndashishikariza n'abarimu ku mashuri. Umwarimu ukubita umunyeshuri akenda kumunogonora ngo yananiwe no kwiga, ntabwo ari byo. Ashobora kunanirwa imibare, amahirwe yatari mu ahubwo ajye amufungura, amuhe ibindi bintu byinshi. Wasanga amahirwe ari ugukina umupira, cyangwa se ari ugukina damu, cyangwa ari ugukina filime. Donc ntituzafata abanyeshuri ngo tubashyire mu kantu kamwe gusa, tubareke amahirwe yabo bahure nayo. Christine, Felicien, Mutamba, nawe Isaac, kuri uyu mugoroba ndabashimiye cyane.
mwakoze cyane kwitabira kandi mpamya yuko abanyarwanda badukurikiye abarundi abava Uganda n'abandi bumva ikinyarwanda hose ku isi cyangwa se n'ikirundi rero ko izo ndimi zijya guhuza ndagira ngo rwose bazadufashe nabo badufashe kandi n'abana babaha umurongo ubundi ngira ngo mwabakubita bye bye tukazongera nawe utaha ibyacu nakagaruka mwakoze cyane